Niba wumva nta kintu bigutwaye waba uretse gusimbuka ino video ukumva icyo Imana ishaka kukubwira. Ntimuyobe, kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Rimwe na rimwe hari igihe tuba dufite inshuti zikora ibintu bibi cyangwa se wenda zikora ibyaha mu yandi magambo zitazi Imana. Ariko twebwe tugakomeza tuvuga ngo uriya twarabanye ntabwo namwicaho, uriya ni inshuti yanjye. Yego ni byiza ntabwo wareka inshuti yawe kubera ko wowe wahindutse itarahinduka. Ariko niba uzi neza yuko udafite imbaraga zo kubasha kuba wamuhindura ngo akizwe, byaba byiza witandukanyije nawe by'igihe gito ukabanza ukigurira ukihuza n'Imana ukabanza nyine ukamenya Imana cyane ukazabona kugaruka ufite imbaraga. Impamvu ukeneye imbaraga biri muri iri jambo tumaze kumva. Ngo kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Ushobora kugenda gake gake muri kumwe ngo ntari ibindi inshuti zanjye zirabizi njye ntabwo nywa inzoga, wenda urugero mfashe urugero rw'inzoga. Mukajya mujyana ati njye n'inshuti zanjye zirabizi njye narakijijwe, gake kwisanga wongeye wanyweye kuri izo nzoga. Bagiye bavuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uriwe. Yego dukwiriye gufata ibyo twamenye tukabimenyesha abandi batabizi kugira ngo nabo babashe guhindukira bamenye Imana. Ariko mu gihe tutabifitiye imbaraga cyangwa se tutizeye natwe yuko dushobora guhangana n'ibishuko, twaba turetse tukabanza tukuzuza imbaraga cyangwa se tukuzura imbaraga zo kuba twabishobora. Biroroshye kubivuga ariko kubikora biragoye. Ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Hanyuma tukabona kujya kubwiriza babandi ubutumwa, ariko nabwo tukirinda kuba close cyane cyangwa se kwihuza nabo cyane kuko dushobora kwisanga natwe twasubiye mu nzira y'ibyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Yego mu inshuti mugahuza yego gake gake, ariko ukirinda kuba close cyane nabo kuko ushobora kwisanga utabahinduye baguhindura. Twitondera abo tugendana nabo hato tutazisanga kugendana n'ababi bitumye ingeso zacu nziza zononwa bitewe n'uko twagendanye n'ababi. Byibuze agendana na wa munyabyaha ariko yifuza guhinduka kuruta kugendana na wa wundi uba utanabishaka utanabitekerezaho.